uzi ikintu ashaka noneho urwakashya rw'impyisi inde sabishaka umwana ari ashaka biki urwakashya rw'impyisi ariko mahema none uri none ngo ararushaka none ngo ari gushaka umutima w'intare wewe banza making sure yuko wakanze subscribe reba ko kantu kameze nk'akambu kuntu ukoreye iyo video isharinge bagenzi bawe like unuyibagirwe ako kantu k'agapfunsi kameze gutya banza ukande like agakomenti kawe kavuga ati basore banje mukomereza aho ngaho nako karakenewe courage basore banje maze ubundi twita twirebera video isekeje kurusha izindi zose mu Rwanda niba ibyo byose wamaje kubikora let's go ari bobo wa mugore we wanje kwenyigendera mu kazi ega nanjye singiye n'umwana uri kugushaka n'ukuri nose wambwira ko uwo mwana ufashe umukandara ngo n'umwana rega kumwirikira nose uwo mwana n'uwawe nose umwana utari kwemera ngo mve hano ngende mu kazi gukora nahe mbashakira icyo murarya nuwo n'umwana nyaba nyine ari kugushaka ariko unshaka se ngo mugire ibiki bazajya wumva ari mubwire ngo papa arahuze mubwire ngo papa arahuze oya ntabwo byakunda rwose ese umwana n'ufite ingufu zingana gutyo yego nyine afite pinya zingana iki wambabariye ko kwa mugabo nukoze nyine mbwira biragenda bite n'umwana uri kugushaka ntabwo ari njye ari ikindi ngo mubwira se tuvugane mubwira se tugende nyine hese wabwe umwana akaza tukavugana nkamubwira ibyo mubwira waretse kunjesha umutwe ko ugiye kwigira hafi ibisisha n'uwo kabyara ntabwo harega ntabwo byava nose uwo ni ntabwo wansiga ameze gutya rega ntabwo n'umwana rega uri nuhe mwana ari kujya umwana cyamane watse nk'ikintu cyo bakora ababibisha bivuyemo bari kumuzana amavuta y'indege amaki amavuta y'indege takareka amavuta y'indege sinahaba indege nakwe nigishaka gipfe nakazi ayiwe data we inda yanyivuyemo we ayiwe ngo mubwire ko ndaje nkayaza mubwire ndaje nyaza yazana ingora yazana umubeshyi ubuse arabyumvishe nyine se wagiye reka musubize mu nzu ndaje nyaza yaba dafite cyo bujyanye ndaje umva rero mubwire muvandi buriya rero aho umugabo aguye undi arenzaho utwatsi kandi uburi umubyizi mukwe ntakaba atagize kandi buriya uhiriye mu nzu ntahadapfunda imitwe kandi baravuga ngo gira neza uzayisanga imbere ibyo byose umaze kubyumva nta kintu wamfasha n'igiki se ko numva uvugira mu migani bose zuzunyabuna mbabarira unize kuri ka kagare kawe nyabona ngiye i Kanombe ku kibuga cy'indege gukora iki se ku kibuga cy'indege ngo ubu nsize umugore wanjye mu rugo yenda gupfa ngo umwana ngo arimo arenda kuvamo ngashaka ngo amavuta y'indege nimba asa umupayiroti nimba ari uriya mwana ubundi n'uwanjye umupayiroti ni umugore se ushaka amavuta y'indege cyangwa n'umwana oya ngo n'umwana ngo umwana atwara indege Uye nanu karavuka ubwo nabyumvise bagiye kwimweka nanu karavuka nzatwara indege gute oya sinzi ngo nuse nimba ari kujyanga azayamaze ibiki ibyo ndere nta numva uko ninda mu nzira ni kari gupfa ubwo twagiye ukaniza igare ryawe nkigira ndari Kanombe mwuka byara ahubwo njye mfite igisubizo kimwe ngiye hehe kugufasha nk'umuntu w'inshuti yawe ni igare ibindi turabivugana mvuyeyo nganyumva ubu se nkawe oya wumva igisubizo mfite nuko ufite amavuta y'indege urafite n'icyo cyane tugende nyaguhe njye ntabwo nkubeshya urafite amavuta y'indege ndayafite ntabwo nkubeshya banza umbwire neza ati ndayafite umekinge shuwa yuko ari tugende amavuta y'indege ndayafite twagesha nibyo madame Boso banka akira nwa vuba rwose gira vuba akira nwa vuba ari wayabonye nabonye rwose akira ntushaka kubyihorere rega umwana yabivuyemo
Yabivuyemo. Ibaba we n'imisozi yose nirukansa ariko nta kibazo. Ubwo atongeye kwigira nabi, hari igihe azakeneye akongera akayanywaho. Okay, nta kibazo ubwo mumeze gutyo. Uzi ikintu ashaka noneho? Urwakashya rw'impyisi. Inde sabishaka. Umwana ari. Ashaka ibiki? Urwakashya rw'impyisi. Ariko mahema none wari naho nagiye. None bararushaka cyane pe none. Ashaka ibiki? None sindi bugabo. Iravamo rwose mukorwa none. None impyisi. Sijya wumva wo. None impyisi ndayikura. Ni impamvu yabivuyemo nuko watinze. None niba amavuta nyakuye kwazuza hari hafi. Ibaze kujya muri pariki y'Akagera ngo ndavuye sangaye. Nutina nabyara bivamo. None iravamo nako. Mwana we ntushaka kwese. Nta kintu kibi nko kubona umuntu w'umugabo ari kurira. Siko ndi kubona n'iryinyo rya muzitse. Nawe uri kwabira mu biki. Gihorere wa mugabo. Uvuga batarabona. Yanda kabone wanyashya kabone robi wanjijiwe ni igiki ubonye kiri gutuma ugenda wabira mu muhanda. Gihorere nta kindi kintu tuvuganya aka kanya. Itumbwira ahantu impyisi ndayikura. Wagiye muri pariki. Hanyuma se ndinjiramo gute? Njye mfite ibyangombwa byo kwinjira muri pariki. None njye ndabifite ngo nkutize. Icyo ngicyo si cyo cyangombwa. Icyangombwa naho ndi bukura impyisi nkaribaga ngakuramo umwijima. Ugenda uyibe. Ndayiba heza ahantu bibi Izi pariki. nganyumvira ubona nje kugisha inama. Ninje ngo ndangira ahantu nakura impyisi none utangira umubwire ngo muri pariki. Aho ubera injiji impyisi wayikura. None se ngaho ngiye icyambere ndashaka ngo ngire inama y'ahantu ndakura impyisi. Impyisi? Ese ubwo ubundi impyisi uri kwishakira iki? Umugore wanjye aratwite. Kandi ukugira ngo umwana atava muri nyina. Kugira ngo uyo mwana atava muri nyina akavamo nyina. Nuko agomba kujya umwijima w'impyisi. Ngambwira ngo uwo mwijima w'impyisi ndawukura he? Ndayikura he? Niba ari ibyo mumureke nyine dushyingure. Ishyingure nde? Nese wayikura he? Nubu hano nakura impyisi. Kada. Mumureke tumushyingure. Zashyingure se cyangwa nyoko? Iki kigabo cyarasazera cyangwa? Mada ngombwira ikindi kintu ari gushaka kuko impyisi nayibuze. None ngo ari gushaka umutima w'intare.